twongeye kubashimira kandi tubaha ikaze kuri Mr Sam Entertainment. Turakomeje muri cya kiganiro n'amasomo abafasha kwiteza imbere binyuze mu bworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko nk'umushinga uri guteza imbere abantu benshi hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugufitiye ibintu bitanu bishobora gutuma umusaruro wawe ugabanuka, kandi ni ibintu ushobora kwitaho umusaruro wawe ukiyongera. Mu bushakashatsi n'ibitabo byinshi twagiye dusoma byandika ku nkuru zijyanye n'ubworozi bw'inkoko ndetse n'ubuhamya bw'abantu benshi byagiye biteza imbere. Uyu munsi kuri Mr Sam Entertainment tugufitiye ibintu bitanu ukwiye kwitaho mu bworozi bwawe bw'inkoko, hanyuma ukazamura umusaruro wawe, dore ko ibi bintu iyo bititaweho umusaruro wawe ushobora kugabanuka hafi ya zero. Tuguhaye ikaze. Ku mwanya wa mbere ari ikintu bita urumuri rukeya, less light. Mu gihe ukora ubworozi bw'inkoko hari ikintu uba ugomba kwitaho. Iki kintu twasanze ku mwanya wa mbere nicyo bita urumuri rukeya. Mu gihe mu bworozi bwawe hatagaragara inkoko ngo zibashe gutora mu gihe kigera ku masaha byibuze 14 ku munsi, icyo gihe wizere ko niba ari inkoko zitanga nk'amagi, wizere ko umusaruro w'amagi yawe ugomba guhita ugabanuka by'ako kanya. Ubundi mu borozi babigize umwuga babikora neza, bemera ko inkoko zigomba kuba ahantu hari urumuri rwiza rugaragaye neza byibuze mu gihe cy'amasaha 18, nibwo zibasha kuba zatanga umusaruro w'amagi, cyangwa se zaba ari iz'inyama zikabasha kwiyongera mu biro, bitewe n'uko inkoko zitora umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi. Zifatagaye ko kuruhuka, ariko byibuze amasaha 18 kuba haba hagaragaye ni ibintu byongera umusaruro w'inkoko. Aho iki kintu utacyitayeho kijyanye n'urumuri, niba ari ahantu hatagaragaye neza cyangwa se hatari amatara, bibasha kuba byagabanya umusaruro wawe mu buryo bw'amagi cyangwa se mu buryo bw'inyama. Ku mwanya wa kabiri aricyo bita improper nutrition. Ahangaha ni uburyo ushobora kuba uzigaburira ibiryo bitujuje ubuziranenge cyangwa se bidahagije. Mu biganiro twagiye tubategurira bijyanye n'uburyo bategura ibiryo by'inkoko, byose uzajya ugenda ubisanga kuri Mr Sam Entertainment. Wowe icyo usabwa uyu munsi ni ugukora subscribe, ugashishikariza inshuti zawe zishaka gukora umushinga w'ubworozi bw'inkoko n'izabitangiye kuza kuri Mr Sam Entertainment zigakanda subscribe, kuko amasomo ni menshi turi gutegura, ndetse ibitabo twabashije kubikusanya bizagenda bikugezaho amasomo uhugukirwe neza umushinga w'ubworozi bw'inkoko. Twiyemeje gufasha abanyarwanda n'abandi bantu benshi hirya no hino ku isi babyifuza. Nahangaha kuri Mr Sam Entertainment niho bibera. Yes. Ku mwanya wa kabiri rero ngo twari tumaze kubivuga nibyo bita improper nutrition, mu buryo ushobora kubihereza inkoko ibiryo bidahagije cyangwa se bitujuje ubuziranenge. Ni ikiganiro tugiye kuzabategurira kijyanye n'uburyo ugomba kuzigaburira neza ibyujuje ubuziranenge, dore ko iki ngiki iyo kititayeweho nacyo gishobora kuba cyagabanya umusaruro wawe mu bworozi bwawe bw'inkoko. Ku mwanya wa gatatu hari icyo twita disease cyangwa se indwara. Yes, ubundi mu bworozi bwawe bw'inkoko nk'umworozi wabigize umwuga ushaka gutera imbere muri uyu mushinga, bakugira inama yo kujya usura ubworozi bwawe kenshi gashoboka, dore ko hari inama nziza bakubwira kuba wakororera inkoko zawe ahantu hafi n'aho utuye, kugira ngo ujye uzisura kenshi gashoboka, ubashe kubona ibimenyetso. Ndetse kandi uba ugomba kwitondera cyane mu kureba ibyo zitumye. Mu gihe zitumye ibintu bitukura cyangwa se iby'umweru cyangwa se ikindi kimenyetso cyose ushobora kubona ku nkoko isinzira cyangwa se idashabutse, idatora nk'izindi, ibyo byose ni ibimenyetso uba ugomba kwitaho. Ahangaha kuri Mr Sam Entertainment tuba tugenda tugezaho buri kiganiro kijyanye n'indwara n'ibimenyetso byayo. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugasharinga ikiganiro ku nshuti zawe hirya no hino zatangiye cyangwa se zishaka kwinjira muri uyu mushinga w'ubworozi bw'inkoko. Mu ndwara rero nacyo ni ikintu kimwe kiba by'ingenzi bishobora kugabanya umusaruro w'inkoko zawe, ariko iki ni ikintu uba ushobora kwirinda umusaruro wawe ukiyongera. Ku mwanya wa kane aricyo twita old in age, ni ukuba waba woroye inkoko umubare mwinshi w'izo woroye zishaje. Iki ni ikintu uba ugomba kwitaho.
aho tugiye kubategurira izindi video zijyanye n'igihe inkoko imara ikaba ishobora kuba yaribwa, kabone n'ubwo yaba ari inkoko yagenewe gutera amagi, dore ko nazo hari igihe kigera umusaruro ugatangira kugabanuka, aho biba bisabwa kuba wazirya cyangwa se ukazijyana ku bandi bantu bagura izi nyama, zikaba zavamo ukazisimbuza izindi nshya zabasha gutanga umusaruro ukenewe w'amagi. Iyi rero nayo ni imwe mu ngingo ishobora gutuma umusaruro wawe ugabanuka mu gihe woroye umubare w'inkoko nyinshi zishaje kandi ukaba uzigaburira byinshi, ariko umubare w'amagi cyangwa se uw'inyama ukaba ibiro by'inyama byagabanuka n'amagi akagabanuka bitewe n'uko zishaje. Umwanya wa gatanu nawo wa nyuma ni ikintu ukwiye kwitondera nk'umworozi, ni ikintu bita stress. Buriya inkoko ni itungo ryanka stress, dore ko kuba wazistressa, urugero bagira inama ku borozi nko kuba wajya uhora ucana amatara uyazimya, cyangwa se akaba hatari urumuri ruhagije cyangwa hari urumuri rwinshi cyane. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kwitaho mu bworozi bwawe, dore ko inkoko ushobora kuzistressa umusaruro wawe ugahita ugabanuka by'ako kanya. Ibi ni ibintu bihita bigaragara, dore ko nk'iyo ushobora kuba ucana amatara mu gihe kitari ngombwa cyangwa uyacana uyazimya, ni ibintu bihita bigaragara ko nk'umusaruro w'amagi uhita ugabanuka cyangwa se ibiro bikagabanuka. Inkoko zanga stress, zikunda umuntu ukorera kuri gahunda kugira ngo abashe kuzibonamo umusaruro. Ibi ni bimwe mu bintu bitanu rero twakusanyije mu bitabo hirya no hino ku isi byandika ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, bibasha kuba byafasha abantu mu guteza imbere, aho buri ngingo tuzagenda tuyigarukaho mu biganiro biri imbere. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugafungura akazogera ahangaha kuri Mr. Sam Entertainment cyangwa se Mukire TV, ubundi ujya ukurikira buri kiganiro dusize ahagaragara. Ntabwo tuzabatenguha, namwe nimutadutenguha. Igitekerezo cyawe kirakenewe muri comment. Turagushimiye cyane.